Yes, reka tuguhereze ikaze kuri turatsinze wawe ukomeje kudukurikirana umunsi ku munsi. Yes wewe wakoze subscribe turagushimiye cyane, nawe utarayikora ushobora gukozaho urutoki ubundi tukikomereza. Ngira ngo ku mashusho nawe urimo uragenda wihera ijisho uwitwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa Joshua Baraka, akaba ari umuhungu w'umukomoka mu gihugu cya Uganda ariko akaba afite inkomoko mu Rwanda kuko mama w'umubyara ni umunyarwanda ndetse papa we akaba umunya Kenya. Rero uti niki kigezweho ubu tuvugana ubu amakuru ahari nuko uwitwa umuhanzi witwa Bruce Melody yaciye amarenga ko hari umushinga w'indirimbo ari gukorana n'umuhanzi wo muri Uganda na nimbabwira Joshua Baraka ubu urimo kubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'amashusho Bruce Melody na 155 AM bashyize hanze ubwo abahanzi bombi bari muri studio basa n'abari gukora indirimbo nk'uko ku mashusho mugenda mubibona. Ubwo Joshua Baraka yageraga ku kibuga cy'indege kuwa gatanu w'icyumweru gishize yavuze ko Bruce Melody ari we muhanzi akunda cyane mu banyarwanda bahanga ndetse banaririmba indirimbo. Yarabajwe n'abanyamakuru ati mu Rwanda ninde muhanzi wemera kurusha abandi, avuga ko uwitwa Bruce Melody ari we afata nk'uwa mbere mu Rwanda, akaba ari nawe yemera kandi yubaha. Icyakibonye rero Joshua Baraka yarayereje mu Rwanda aho yaraje gushyigikira ndetse no kuririmba mu gitaramo cyo kwizihiza imyaka 15 DJ Pius yamaze mu muziki ndetse anavanga umuziki. Nyango murabizi ko ari DJ ukomeye cyane nubwo ari umuririmbyi. Nyango muramuzi kuva kera cyane aririmba mu itsinda bitaga 2for ubwo bakaba yaraje kwikorera ku giti cye. Ngira ngo nange muri heri ishusho witwa Bruce Melody ari kumwe na Joshua Baraka, rwose urabona muri studio rwose barimo bararikodinga gake. Ngira ngo hagati aho ngaho iyi ndirimbo nayo kuyitega. Ese wowe urumva izaba ari hit cyangwa se Bruce azashya cyangwa se Joshua azashya? Ariko uko byasa kose ni abavocalist beza cyane twemera kandi tubaha muri rusange. Ni nyuma yuko witwa Bruce Melody size arimo guteguza indirimbo yitwa Pom ari kumwe n'uwitwa Kevin gatari witwa Diamond Platinum, wese yango buri wese aramuzi ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Ni indirimbo isaha ku isaha ishobora kuba yasohoka. Ngira ngo bari mu bijyanye no kuyamamaza kuri promoting muri rusange. Ngira ngo mwabonye umunya Nigeria w'umupromoter cyane ukomeye cyane ba Burna Boy bifashisha Barema ba Davido na Bruce Melody. Rero ati mbere y'ukidirimba isohoka na Diamond Platinum ndetse n'umunya Nigeria avuga ati byibuze iyi ndirimbo turebe ko yajya hanze, ariko twamaze kuyamamaza ndetse no kuyikorera promotion kugira ngo turebe ko Bruce Melody hari aho yamubona ndetse ikaba yamugeza ngahe nguko. Rero ibya Bruce Melody, ese wowe urabona Bruce Melody hari aho bizamugeza? Na cyane ko hano mu gihugu cy'u Rwanda yamaze kutwigarurira, ubu ngubu arimo arashaka kuntu ya penetrating mu banya Nigeria nawe akaba yagafata muri Afrika nk'umustar kandi arabideservinga kuba yabigeraho. Ngira ngo mwireba muri studio uburyo we na Joshua Baraka rwose babirimo neza cyane. Ese ni iyi ndirimbo ubona izakoma? Ese ni ya Bruce Melody ari kumwe na Diamond cyangwa se ni ya Bruce Melody ari kumwe na Joshua Baraka? Reka duhure muri comment tubwire uti Bruce Melody azabikora cyangwa se bizamuhira. My name is Turatsinze wawe, reka tugaruke.